ijoro mpura mfata icyemezo cyo guha ubuzima bwanjye Kristo cyangwa Yesu, byari ijoro ntatekerezaga ko byabaho. Nari mvuye ahantu nyine murahumva burimo buracya, nta mfite umunezero iryo joro, nta hambyina, ndabyibuka ninjiye mu nzu nkubita umuziki, ngeze mu cyumba nsanga umukozi yasize Bibiliya hafi gutya y'igitanda amaze gukora amasuku, ngo nuko abacira imanza zikwiriye ibyo bakoze bagihumeka. Umutima urambwira ngo koco niye none si ibintu biba muri Bibiliya. Ubwo ndimo ndabura ibitotsi ari inyuma y'idirishya bi yashyize amaboko ku idirishya ngo arimo aransengera. Ntabwo usinzira emera Kristo. Nagiye kumva numva icyumba cyuzuye ubuntu bw'Imana, ntangira kurira n'ijwi riri hejuru, umutima wanjye numva ukozweho. Ababyeyi bari bakiriho baraza barakomanga cyane, kingura Julien ubaye iki ndababwira ni turi hene hano twese. Umukozi wo mu rugo arambwira ngo nimupfukame mutangire humure mubwirana aya magambo. Nuko hari ijambo Imana yavuze, hari ijambo Bibiliya ivuga bijyanye n'ibihe byose duca mu isi. Ngiye guhita nsoma icyanditswe kiri mu mubwiriza ibice 3. Umubwiriza ibice 3 umurongo wa mbere. Uravuga ngo ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Umurongo wa 2 uravuga ngo hariho igihe cyo kuvuka, ariko hari n'igihe cyo kugira gute, hari n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo gutera, hari n'igihe cyo kurandura ibikuri, hari igihe cyo kwica, cyo gukiza, hari igihe cyo gusenya, hari igihe cyo kurira. Umurongo wa 4 hari igihe cyo kurira, hari n'igihe cyo guseka, hari igihe cyo kuboroga, hari n'igihe cy'imbyino. Igitabo cy'umubwiriza gikomeza kuvuga ibihe bitandukanye ducamo cyangwa tuzacamo igihe cyose tukiri ku isi. Ikindi gihe umubwiriza yavuze gikomeye cyane, aravuga ngo hari n'igihe cyo gutera, hari n'igihe cyo gusarura. Agasoza avuga ngo kuko icyo umuntu abiba azagira gute, azagisarura. Natekereje ku muntu Imana yakoresheje kugira ngo yandike ibi bihe bitandukanye umuntu azacaho. Ni umugabo witwa Salomo, ni umugabo wabaye hafite, tumubonaho ibintu nka 3 ahari, ni byinshi ariko navugaho 3 cyangwa 4. Bibiliya ivuga kuri uyu mugabo. Sinzi ko hari n'undi mugabo wigeza abaho ubuzima uyu mugabo yabayeho, simbiza ahari nshobora kuba nibeshye, ariko hari ibintu wumva kuri uyu mugabo ukumva nta nuzabaho nubwo isi yakomeza gute uzagera ku bintu uyu mugabo yabayeho. Icyambere gitangaje bavuga ko yarongoye abagore 1000. Sinzi ko hari umugabo uzabaho uzabara umugore 1 2 3 4 5 200 300 400 700. Sinzi ko isi izigera igira umugabo wabayeho nk'uyu mugabo. Yari très courageux muri iyo mpamvu, yarizewe vraiment. Sinzi izimbaraga aho yazikuye, sinzi, hari ibintu utasobanura ariko Bibiliya ivuga. Narimo ndatekereza kuri aka gace konyine ntaravuga ku bindi, nsanga ntibaza yarafite memoire imeze gute, ku buryo yakwibuka umugore wa mbere akibuka umugore wa 926. Ese barahuraga akabavuga gute? Bishoboke ko hari uwo bahuraga akavuga ngo yamwita ati sheri wadite uruwanjye se uruwa kangahe, ati ndi sheri ndi wa 222. Uwa 500 yitwaga nde, uwa 400 yitwaga nde?
iki cyonyine kiranyereka ko uyu mugabo yaratandukanye. Sinzi ko hari n'uwisi zabyara. Ubwo niba bavuze abagore 1000 afite abana bangahe? Ese abo bana bo amazina yabo yarangahe? Icyo kiratandukanye kuri Salomo. Ikindi gitandukanye cyane Bibiliya ivuga, iyo igahitina bivuga neza ko bitandukanye koko. Yasabye Imana ubwenge. Bibiliya avuga ngo Imana imuhiki icyo yasabye. Bibiliya ikavuga ngo abantu bagenza amahanga bazenguruka baza kureba iby'ubwenge bwe, kumva gusa amagambo y'ubwenge avuga. Bibiliya ikavuga ngo yari umunyabwenge bukabije burenze. Usibye ubwenge, Bibiliya ivuga ku butunzi, ikavuga ku butunzi butangaje. Yari umukire urenze ubukire. No, yari afite ubutunzi bwatumaga abantu bagenda bafata ingendo kugira ngo bajye kureba ubutunzi bwe. Aho sindi buhatinde nanone, ariko tubona abantu bavuye no muri Afrika bajya kureba ubutunzi bwe. Yari muri zahabu gusa, yaragoswe n'ibintu bitangaje y'ubukire burenze. Uyu rero wabonye ubukire akabona ubwenge ahawe n'Imana, niwe ugarutse aratubwira ngo reka mbagire inama nk'ikise buriya nk'umuntu ufite inararibonye rirenze, wahuye n'ibintu bikomeye mutazigera munageraho mukiriho, wabonye ibintu bitandukanye. Uruhande rwo kwinezeza ndaruzi rwose, uruhande rw'ubukire yabukozeho, yakoreye amafaranga, akorera ubutunzi arabubona. Icyubahiro Bibiliya ivuga ngo yari yubashywe bikomeye cyane. Mu yandi magambo, icyo umuntu yaharanira kugeraho cyose agihumeka, turabona muri Bibiliya umugabo wagize gute, wabigezeho. Aragarutse wa munyabwenge, wa wundi Bibiliya ishimye, wa wundi Bibiliya tubwira ngo yakoze ku bintu byose umuntu yakwifuza. Agarukanye inama noneho, agarukanye ijambo ry'ubwenge, agarukanye amagambo akomeye. Aravuze ngo ubu rero singiye kwirata ubutunzi, singiye kwirata abagore benshi nagize 1000 kirenze, singiye kwirata ubwenge n'amafaranga. Ngiye kubabwira bimwe mu bintu nabonye bikomeye mugomba kwitondera mukiriho. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen, amen. Reka rero mvuge inama tugiriye. Aravuze ngo ngiye kugenda ariko reka mbabwire, umuntu wese uhari yaravutse, hari igihe cyo kuvuka, hari n'igihe ntabwo munsubije, hari n'igihe cyo gutaha. Aravuze ni nko kuvuga ngo byanga bikunda uwavutse azanagira gute, azapfa, azataha. Yes, azagenda. Igihe kirahari. Igitangaje nuko iminsi twavukiyeho tuyizi. Kuri bamwe hari n'abatayimenya, bibuka gusa ngo hari heza amasaka, ariko uko biri kose yaravutse. Aravuze rero ati mu nama mbagira, nk'umuntu wakojeje amaboko ku bintu byose y'isi ifite, hari umunsi waje ku isi, ariko hari umunsi uzataha. Hari igihe cyagenewe munsi y'izuba, munsi y'ijuru, umuntu atashobora gusimbuka. Reka mvuge gato kuri ubu buhamya, nkunda kuvuga kenshi kuko nabonye bugirira umumaro benshi. Agace gato njya mvuga hari buri gihe nuko ijoro mpura mfata icyemezo cyo guha ubuzima bwanjye Kristo cyangwa Yesu. Byari ijoro ntatekerezaga ko byabaho. Byari ijoro ritandukanye n'andi majoro. Byari ijoro niviriye mu byo mvuyemo, bwarimo buracya, byari 9:40. Bwarimo buracya nako. Ariko nsanga niryo joro numva nibuka nafashe icyemezo gikomeye. Hashize imyaka 23, ariko mbyibuka nka hari nimugoroba. Nari mvuye ahantu nyine murahumva, burimo buracya,
urumva nari mutoya mu muziki mbega reka mbivuge gutyo tuza mfite ikindi gitaramo mu gitondo nabonye amafaranga menshi nari nakoreye amafaranga menshi iryo joro twaririmbanye n'umuririmbyi w'umu South African ufite ubutunzi yari yamaye kashi nkumva sinzongera gukena ntaha mfite umunezero iryo joro ntaha mbyina ndabyibuka ninjiye mu nzu nkubita umuziki ngeze mu cyumba nsanga umukozi yasize Bibiliya hafi gutya y'igitanda amaze gukora amasuku mbanza kwibaza iki gitabo ngiye kuryama numva mbuzi ibitotsi nkunda gusoma cyane rero ndavuga ni sinzi impamvu yasize iki gitabo hano reka nisomere mbone uko nsinzira iby'iki gitabo cyitwa Bibiliya nta n'ijambo na rimwe nari nzimo ariko nari nzi inkuru nigeze kumva yavugaga ku mugabo wabyaye ashaje witwa nde Abraham burimo buracya kandi buracya mfite ikindi gitaramo ndananiwe ndashaka gusinzira kuri ya stress mitandakura cya gitabo ndavuga ni reka nshakashake vuba inkuru ndende ndi gusome ndahita nsinzira nsoma nkurura cya gitabo ariyo Bibiliya ntaho nzi ndi bubumbure napfuye kubumbura aho mbonye mfa kubumbura nyine nk'umuntu ushaka gusoma inkuru gusa ndibuka hari nakubiza ijisho bwa mbere ijisho ryahise rijya ahantu mu byahishuwe haravuga ngo erega kuri uriya umunsi ngo ngiye kubona mbona abantu bavuye mu mahanga yose ngo bavuye mu ndimi zose bigenda gute ngo mbona bahagaze imbere y'intebe y'urubanza rwa Kristo numva bitangiye gufatikamo negeza umusego inyuma ndegama uwo munsi ni uwuhe kuko bwari ubwa mbere bisoma uwo munsi se ni uwuhe nsa n'ugize amatsiko ndegama nongereza itara kugira ngo urumuri rube rwinshi igitabo ndacyegereza ni uwo munsi umunsi se ni uwuhe nkomeza kwibaza umunsi ndongera ndegama ndasoma ngo nuko abantu bavuye mu ndimi zose mu bihugu byose n'amahanga yose bateranyirizwa imbere y'iyo ntebe y'urubanza ngo nuko abacira imanza zikwiriye ibyo bakoze bagihumeka umutima urambwira ngo koco niye none si ibintu biba muri Bibiliya nsa n'uwikanze kuko bwari ubwa mbere bisomye mbaza umutima wanjye none si ibi bintu byaba ari ukuri ni bya bindi nyine barokore bahora basama hanze batubeba ndashaka Aburahamu nkomeza gushaka Aburahamu wabyaye ashaje ariko ndimo ndahumuriza umutima kuko numva gusa n'utsinzwe njya ahandi urumva sinarinze aho muri Aburahamu ngiye ahandi ndahibuka neza nk'ahari nimugoroba haravuga ngo erega kuri uwo munsi ngo Kristo azatoranya ihene mu ntama nitoka none si ibi n'ibiki ndashaka Aburahamu iby'uwo munsi n'ibiki kandi iby'uwo munsi numva bibaye uwo munsi ngo azatoranya ihene mu ntama ntangira kubaza umutima none se harimo iby'ihene kandi n'iby'intama ubu abantu bose bagenda ndi jyenyine nta mupasiteri uhari nta muvugabutumwa ndi jyenyine mu cyumba cyanjye burimo buracya bibaye saa 10 za mu gitondo niboneye amafaranga menshi nibi kandi nibiki ndashaka gusinzira ariko uyu mukozi wo mu rugo wasize iyi Bibiliya yaramaze iminsi 3 niko ambwira nyuma iminsi 3 asenga yirije ngo asenge yari umusore muto cyane twendaga kungana nyine udufasha imirimo mu rugo ariko yabona ukuntu nsohotse nambaye akabona ibishuku ntaha ngo agiye kumva ngo yumvagize umutima w'impuhwe aravuga ati ariko uyu mukobwa ararushye uzazageza kandi itungana ubwo ndimo ndabura ibitotsi ari inyuma y'idirishya ngo kashize amaboko yashyize amaboko ku idirishya ngo arimo aransengera ntabwo usinzira emera Kristo bene data gusenga kurakora n'Imana yumva gusenga kuko ndi imbuto y'ubuzima bw'umuntu wasenze akinyinya Imana ku bwanjye gusenga Imana irakumva kandi habwa icyubahiro
ubwo ari inyuma y'idirishya arimo arasenga, njyewe nzi ngo ndi jyenyine burimo buracya. Ndongera ndabumbura, azatoranya ihene mu ntama. Noneho ngira amatsiko, none se ubwo ihene ni izihe, intama ni izihe? Urumva ibibazo bibaye bingahe? Bibaye bibiri. Icya mbere nibazaga, abantu bavuye mu mahanga yose bazahagarara imbere y'intebe y'isi bakora iki? None si iby'urubanza bije gute ko twese turi abantu yaremye akunze? Hajemo iby'ihene n'intama, numva byakomeye. Ntangira kwibaza, intama ni izihe, ihene ni izihe? Icyo nyirekeraho ndavuga ni ibi ni bya bintu by'abarokore birirwa badutera ubwoba. Ndongera ndabumbura ahandi. Aha gatatu sasa haravuga ngo erega hora ku rugi akomanga kugira ngo uwumve ijwi rye akingura agira ate yinjire. Noneho ndahagarara, nese ubundi uyu ninde uhora ku rugi akomanga? Arakomanga ngo bigenze ne, arakomanga ngo umwanya nkirimo ndibaza. Twari tumaze iminsi mikeya cyane dupfushije grande sœur mukuru wanjye twakundaga cyane, apfa ari mutoya ku myaka 29, asize abana babiri bato. Apfa yarageze ku bintu bikomeye, iyo mvuga ibifatika n'ibindi. Apfa ageze ku so twari tukiri mu gahinda. Nibajije ntangira gutekereza, ndavuga nese ubundi ubuzima ni iki? Ko umuntu apfa ari mu nda ye y'umubyeyi, abandi bagapfa bafite amezi 3-5, abandi bagapfira imyaka 5-6, abandi bagataha ari aba teenagers, abandi bagataha bagishaka, abandi bagapfa babyara, abandi ese ubundi ni what is ibi ni ibiki kwanza? Uko ninda muri icyo gitondo nibaza ibitotsi birabura burundu. Urabyumva nabibuze kuko hari n'umuntu wari inyuma arimo aragira ate, arimo aransengera. Ibitotsi ndabibura completely. Nkomeza nibaza, nese ubundi mukuru wanjye se ko apfuye ari mutoya, arangije ageze ku bintu bikomeye, ibifatika, ubwenge. Nese ubundi what is life? Ntangira gutekereza icyo gitondo ubuzima ni iki? None se tuzanava hano dukomeza so hari nyuma y'ubuzima hari continuation. Ntabwo ari bya bindi urapfuye birarangiye, hari ubundi buzima. Nkiraho ntekereza, sinshobora gusobanura presence numvise mu cyumba. Nagiye kumva numva icyumba cyuzuye ubuntu bw'Imana. Ntangira kurira n'ijwi riri hejuru, umutima wanjye numva ukozweho. Ababyeyi bari bakiriho baraza barakomanga cyane, kingura. Julien ubaye ndababwira ni turi hene hano twese. Papa niwe wavuze ati kuri muratongana ubaye iki? Hari umuntu usanzemo urasaze se? Kucyo dutuka ni turahebeba hano ni ihene gusa. Wa mwana uri inyuma ku idirishya ahita yiruka asohoka hanze, araza aravuga ngo reka ngufashe mubwire icyakubayeho. Ahita arambwira ngo ni Kristo ni murakomanga. Niwe wansobanuriye. Umukozi wo mu rugo arambwira ngo ni mupfukame, turapfuka mu rugo rwose, aratwatuza aradusengera. Uwo munsi ntangira gukurikira, nyuma y'ubu buzima hari iki? Ibyo Salomo yaravuze. Nyuma y'ubu buzima hari iki? Nyuma y'ubu buzima hari iki? Nyuma y'ubu buzima hari iki? Reka nanjye nguhe icyo kibazo, wowe ugihumeka ugende wibaze, nyuma y'ubu buzima hari iki? Ikindi gihe ni nyuma y'uwo munsi y'icyo cyumweru gato, hari haciye nk'amezi 2, urumva nafashe icyemezo tujya kuri CHK kureba abarwayi. Tuhasanga umubyeyi wari ufite ubuzima bukomeye cyane, wari ufite n'ubuhamya, hari mwarabibonye, wavugaga n'imyaka ya kera. Yari marabwirizaho mu barwayi, ababwira uburyo yagiriwe ubuntu. Mujya mubyumva hari yari kumwe n'umutware we n'abakuru be, yavuye mu mubiri gatoya, nyuma aragaruka. Mubonye ndamufata ndamubwira wavuye mu mubiri bigenda gute? Ndabyibuka ko iyo myaka babikije no mu binyamakuru. Ikinyamakuru cyandikagaho ngo cyari cyavugaga ngo bombori muri morgue ya CHK, sinzi ko mukibuka, hari 99 98.
kuko bari bamumanuye bagiye kumushyira muri morgue, babona ati twe, babona aragarutse. Babandi bo muri morgue bavayo biruka bataha hasi bariruka. Ntabwo ibinyamakuru nanagisomye ikinyamakuru. Birutse nawe arabakurikira. So abakurikiye barebye inyuma bati fire bari bashiraho bamumanuye. Ndibuka ikinyamakuru nari nkiri muri secondaire ariko ndakibuka. So uwo mubyeyi rero yagendaga agaruka aza kubwiriza abandi, ababwira ati yewe ati nyuma y'ubuzima biriyo hari kuzahura n'Imana. Salomon soza rero aravuze ati hari igihe cyo kuvuka hari n'igihe cyo gutaha, atariko nyuma yo gutaha hari kuzabonana n'umukiza wacu. Narimo ndatanga ihumure ku muryango, ariko cyane cyane ubu ngubu twebwe duhari duhumeka. Jewe ugishobora kuvuga kuko mama we yatashye, mama yashoje urugendo, mama araho yakoreye, mama ari mu maboko ya Kristo. Jewe uyu munsi Julien wowe hari akabazo rimwe umuntu yigeze kumbaza kera iyo minsi nyine, arambaza atariko wari umunsi wa anniversaire bankoreye surprise, arangije aravuga ngo mwese mwavuze ibyiza muramutaka muvuga ibintu bikomeye mwamuhaye ama gift, ngo giye mfite icyo ngiye kumubaza. Ati tumaze gufeta umunsi wavukiyeho, tuguhaye impano, none se watwibiraho ibanga umunsi uzatahira? Ndavuga ni toka, kuko uwo munsi nta n'umwe ushaka kugira gute kuwumva, ariko uzabaho. Arambwira ngo uyu munsi turimo turafeta amavuko, ariko hari umunsi tutazi na utazi tuzicara tuvuga ngo aheza ni hehe? Aheza ni mu ijuru. Ndatanga ihumure ku babyeyi, abana natwe twese inshuti z'umuryango, mvuga ngo Uwiteka akomeze imitima, ahabe nk'uko yabivuze ko ari uvura imvune mu mutima. Ariko message ni ebyiri. Iya kabiri kavuga ngo nyuma yaha uteguye gutegura ubuzima. Nyuma yaha guhera iryo joro motivation yanjye, kubaho kwanjye nezezwa niyo mbonye umuntu afashe icyemezo. Ahari inshuti yanjye irabizi Daniel, ahantu ndi hose niyo ofete nta yindi mvugo ngira, nta kindi kintu mba numva kuko nicyo cyemezo nafashe. Gihindura ibintu byanjye byose, gihindura ubuzima, kimindurira uburyo ndeba, kimindurira ibintu byose. Mbaho mu myaka 23 mfashe icyo cyemezo, mbaho ntekereza umunsi nzava hano bigatungurana, nzatunguka gute mu maso ya wa wundi, nzagenda ntwaye iki niki, nzahagarara hanyuma. Salomo akavuga ngo vanité de vanité, ngo ubusa gusa, ati byose ni ubusa. Ariko uvuga ngo ubusa gusa, yari afite ibiki arimo arita ubusa? Arimo aravuga ubutunzi bukomeye yatunze ngo ni ubusa, akavuga abagore 1000 yatunze ati byose nasanze ari ubusa, akavuga ubwenge buhanitse bwatumye abantu bajya kumusura ati byose ni ubusa. None se niba ari ubusa, igisubizo ni ikihe? Ni Yobu 28:28. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Umwami w'amahoro aduhe kubaho dufite ubwenge, aribwo kuva mu byaha, kandi akomeze uyu muryango mu izina rya Yesu, kuko yarabivuze ngo azabikora. Umwami Imana abahe umugisha mu izina rya Yesu. Merci. Dusenge. Reka duce bugufi dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana ihambaye, Mwami w'abami, shuti irusha izindi shuti zose, aho umubyeyi avuye hasigara icyuho. Waravuze ngo uzaba se w'imfubyi ubu umugabo w'abapfakazi. Wari uzi ko aho umubyeyi avuye hakomeye cyane, wari uzi ko aho inshuti ivuye hakomeye, usanga ni wowe wahuzuza gusa. Mwana, ndasengera umuryango, ndasengera inshuti, ndasengera abavandimwe, abaturanyi, cyane abana, abuzukuru, wera wa Isirayeli, ukuboko kwawe kutajya kunanirwa gufata icyo cyuho kikuzuze mu izina rya Yesu.
utange ihumure wowe wenyine ubishoboye mubyeyi. Uyu munsi wose na nyuma yaho bizaba iminsi yo guselebra ubuzima bwa mama yabayeho mwana. Ndasenga Nyagasani ku ijambo tumaze kumva, buri mutima wose uraha n'abakurikiye n'abazakurikira nyuma urayifite mu biganza byawe. Ubwenge buravuga ngo kukubaha nibwo bwenge bwonyine, kandi kwiyemeza guhindukira tukagira ibyo dutera umugongo tukaguhanga amaso ngo niko kujijuka. Utujijure, uduhe ubwenge tukiriho, uduhe kubana n'abantu amahoro, uduhe kwiyambura ibituma twandura, utwambure Nyagasani ibituma tutaguha umwanya, kuko nyuma yaha ni wowe tuzasanga. Sabye ihumure rivuye iwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.